nanone kandi ndagusuhuje inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye nteze amatwi uyu munsi ngushimira ko n'ubundi uri kumwe natwe kuri iyi shene, wahisemo shene yacu mu mashene y'amagana ari kuri YouTube. Imana iguha umugisha, shene ya bene joy, bene ibyishimo, bene amahoro, abantu badafite umukushi, abantu badafite satani, abantu badafite amadayimoni, abantu bifuza ibyiza. Iyi shene ubundi ni iy'abantu batuje mu mutima, badafite umutima mubi, batifuza ibintu bibi, badafite shitani. Ikaze rero muri iki kiganiro cy'aka kanya tugiye gukora, ikiganiro n'ubundi kitari bube kirekire, ariko nk'uko bisanzwe n'ubundi reka nkwibutse ko niba hari ikintu urusha mugenzi wawe, nzahora mbivuga, uzagera aho birambirwe, uzagera aho ubibone nk'indirimbo yanjye, ariko please nimba hari ikintu urusha mugenzi wawe, umwanya ni uwawe. Umwanya ni uwawe wo gufasha mugenzi wawe, ni umwanya wo kumutega amatwi. Siko no gutega amatwi ari igikorwa gikomeye, ni umwanya wo kumwifuriza ibyiza, umwanya wo kumubwira amagambo meza, n'umwanya wo kuba uganira nawe, umuhumuriza nawe aguhumuriza. Rwose ndifuza yuko nyine icyo wafasha mugenzi wawe ntabwo ari uko ufite amafaranga menshi, ushobora kuba waguze ibiro 5 by'umuceri wawe mu rugo, ariko umuturanyi wawe ku ruhande ukabibona ko nta kintu afite, ukabona ko ari bubwirirwa, ari buburare. Mu biro 5 ufashemo ikiro kimwe ukagiha mugenzi wawe, nawe akarara acanye, akarara atetse, cyangwa ukabona ko nta n'amakara afite, nta gaze afite, biteke ubimuhe bihiye. Ariko atari bya bindi by'abanyarwanda bo muri ino minsi basigaye bakora ibintu bidasobanutse. Ariko nibwira ko wagize icyo gitekerezo cyo guha mugenzi wawe, utashyiramo ibindi bintu. Imana iguha umugisha. Uyu munsi rero ngira ngo igitumye nkora iki kiganiro ni ikiganiro narebye kuri shene nkuru cyane yitwa Isimbi TV. Iyi shene ya Murungi Sabe, ni ikiganiro nabonyeho ndavuga nti reka nze nanjye ngira icyo mvuga ku babyeyi. Ikiganiro mbere y'uko ngira icyo nkivugaho nk'uko bisanzwe n'ubundi, reka ngira isomo nsoma muri mwene Siraki igice cya 3 umurongo waho wa 3. Hari amagambo agira ati, uwubashye se abahongereye ibyaha bye, abahongereye ibyaha bye, uwubashye se. Naho uhimbaje nyina aba ameze nk'uwihunikiye byinshi. Uwubaha se azaronka ibyishimo mu bana be, kandi umunsi azaba yambaje isengesho rye rizakirwa. Wibuke mu kuva mu mategeko y'Imana hakubwira ko ugomba kubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Mu yandi magambo, ababyeyi ni abantu b'ingenzi. Sijye nyine ubivuze, ngira ngo nawe urabizi n'ubwo utabikora, ariko nzi ko ubikora. Ariko umubyeyi ni umuntu w'ingenzi. Abantu benshi rero bazi ko buriya ababyeyi ari abababyara. Abantu benshi baha agaciro, bubaha abantu bababyara, ariko yagera ku wundi mubyeyi akumva nta kibazo, akumva ntacyo bimubwiye. Ariko umubyeyi ni umubyeyi, nubwo mwaba mwungana, nubwo yaba akuruta, nubwo waba umuruta, ariko yabyaye uba ugomba kumuha agaciro k'umubyeyi. Kuko ni umubyeyi se ni iki? Umubyeyi ni iki? Ahubwo ugasanga umuntu ukufitiye akamaro, udafite umwana, utarabyaye, uramwita umubyeyi.
uwo n'undi muntu ufite agaciro kuri wowe ariko ntabwo ari umubyeyi. Nubwo wumva ko yakubyaye mu bikorwa ariko umubyeyi ni umuntu wabyaye, yaba umupapa. Uretse ko muri ino minsi kubamenya bitoroshye, ko aratera inda ikayonza akagaruka akayitera i Nyarugenge, akagenda akayitera ku Rushashi, akagaruka akayitera i Rusizi, noneho akajya akomeza kugenda nk'umusore. Twebwe tukajya kutumubona nk'umujene, nk'umusore, tukajya tumva umujene n'umusore, ntitumenye ibye, ntitumuhe agaciro k'umubyeyi. Ibyo ntabwo ari amakosa yacu. Umubyeyi ni umuntu wabyaye, yaba umugabo yaba umugore ni umubyeyi. Rero ni umuntu wo kubahwa, ni umuntu wo guha agaciro, ni umuntu wo kutabwira ibyo ubonye byose, nyine ni umuntu wo kubahwa, n'ubwo isi yamaze guhindura ibintu byose. Ngira ngo mu bihe byashize abana bitwa Vestine na Dorcas barimo batuganiriza kuri sheni imwe, noneho bari kutuganiriza uko Vestine yashyingiwe. Aratubwira ati nagize irungu, ati rwose riranyica, ati kugeza ubwo mpamagaye mama ndamubwira ngo wanyohereje Dorcas, koko mama ko irungu rinyishe. Noneho mama we aramusubiza ati ntabwo mbatanga muri babiri. Ngo yaramubaza ati none se ndabashyingira muri babiri? Ngira ngo mwese mwarabyumvishe kandi ni akantu kabasekeje, ariko Imana iha umugisha uwo mubyeyi. Mama wa Vestine na Dorcas, Imana imuha umugisha ku bw'icyo cyemezo yafashe cyo kudafata umwana we w'umukobwa ngo amwohereze kwa mukuru we. Ari nayo nkuru dusanga muri iki kiganiro cyabereye kwa Sabe. Ni inkuru ibabaje, itababaje ku byabaye kuko biba ku bantu benshi, ahubwo ku wabikoze. Ngira ngo ni nk'uko nyine byagenze kuri Vestine na Dorcas. Umumama umukobwa yarashyingiwe, ashyingirirwa umugabo, ari abantu b'abakristo bo mu idini ntatinya kuvuga ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, kuko uwo mugabo yari umujiya ngo ukomeye wigisha abana, nyine ari umuntu ukomeye muri iryo torero ry'aho ngaho. Batashatse kuvuga n'uwo mumama, ntabwo yivuza amazina, ibintu nakunze cyane. Ntabwo ari byiza ko tuvuga amazina y'abantu, kuko burya rega kera ibintu bitarahinduka, amafaranga ataraba amafaranga, burya no kugira ngo mbere y'uko uvuga ku muntu wagombaga kubanza kumusaba uruhushya, ukabanza ukavuga uti ko ngiye kuvuga ibi n'ibi, ese nyine ukabanza kumusaba uruhushya. Ariko ubu nyine ntabwo ariko bikimeze. Amafaranga yaraje, turya amafaranga, twisiga amafaranga, tugenda mu mafaranga, tuvuga mu mafaranga, ntabwo tukitaye kuri bagenzi bacu. Aribyo nashimiye uwo mama vraiment, Imana imuha umugisha, kandi na Sabe nyine wiyemeje kujya kuri kamera agahisha uwo mumama bitewe n'ibyo bavugaga. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero inkuru uko yakomeje, uwo mumama, uwo mukobwa amaze gushyingirwa, bamwoherereje karumuna ke kakiri muri primaire, kataragera, kakiri mu wa kabiri mu wa gatatu gutyo, mu myaka yo hasi, kakiri akana. Ntabwo ibyo ni ibintu byahozeho kuva kera, kuba wakohereza karumuna kawe kwa mukuru wako ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byiza. Ndetse hari n'umuco hari wabiteganyaga, ntabwo mbizi cyane, murambabarira, ariko abantu bakuru bo barabizi cyane ko shene yanjye idakurikirwa n'abantu bakuru cyane, ikurikirwa urebye muri statistique, ikurikirwa n'abantu mu myaka 35, 60, 40, abari hejuru ntabwo ari benshi. Uko byagenze ko kana nyine bakoherejeyo wa mugabo w'umujiya, umuntu ukomeye, umuntu ababyeyi bizera bagaha abana babo ngo abigishe gutambuka kumwe abajiya batambuka, abigishe ijambo ry'Imana. Ntabwo wenda abantu benshi mu bizi, ariko buriya abajiya
ni kimwe n'abasikuti, ni kimwe n'abasaveri mu itorero muri kiliziya gatolika. Ariko abajiya bo bigisha ibintu byinshi. Uramutse umwana wawe agize amahirwe yo guhura n'umuntu muzima akigiramo, abazi ijambo ry'Imana, abazi imiti yamurinda igihe runaka, abazi indyo akwiriye kurya, aba ari wa mwana koko ufite bagaje yamubeshaho muri iyi si, yaba afite ubutabazi yaba atabufite, yaba afite ababyeyi yaba atabafite. Ni ahantu ko ku mwana umwigisha kubaha Imana, kubaha abantu, kubaha buri kintu icyo ari cyo cyose, no kwitabara igihe runaka. Ubwo rero urumva uwo mupapa yari mukuru, yari umuntu nyine ugaragara, umuntu uzwi mu rusengero, ari umuntu nyine ababyeyi bakomfiye abana babo, akagenda akabigisha, akagenda akabaha ijambo ry'Imana, dore ko n'ibitabo abadive rwose barabifite bakuramo ibintu byose. Mu nyuma rero mukuru w'uwo mwana aza kujya kubyara. Nibwo umugabo rero wa mujiya ndi kuvuga, ndamuvuga kuko nabyumvishe, nibwo yatangiye kuviyora ka kana k'agakobwa kakiri muri pirimeri. Nk'abakristo mwe, turi abakristo, turi abicanyi, turi abadayimoni, turi abakobwa bari hanze uko bangana, abadamu bari hanze uko bangana, kubera icyo ujya kwangiza akana k'akana ka murumuna wawe, ka murumuna w'umugore wawe. Ni sinabyaye. Aragenda atangira kukaviyora, akigisha kutavuga, atangira kukabwira ibintu byose. Urabona umunyarwanda wo muri iyi minsi nawe sinakubwirayo, wenda hari ikintu muziho atinya kuzakivuga agusebya mbere. umunyarwanda araguhemukira, agahita yitanguranwa, akagenda akabwira abantu bose bakuze, turiya muntu mumwirinde, buriya akora ibintu bagashaka cya kintu kibi kigusebya, ku buryo ujya guhura n'umuntu yakwitaje kera yakwihisha. Nuko abanyarwanda dusigaye tumeze. Na rimba ririmba ubwayo hano iwacu i Kigali, ijya kugufatira bakakubwira ko wakoze ibintu bidasobanutse, bakujyana mu rukiko, bakujyana gukurega, ibyo bagiye bakurega ntabwo ari byo ufungirwa, finaruma ntabwo ari byo birangira biguhamye. Hari izindi dosiye usanga wari ufite zitari zuri gufungirwa. N'umunyarwanda rero wo hanze aha, iyo mugiranye ikibazo, iyo mukiri inshuti, uri umuntu muri inshuti, mugirana amabanga menshi, mufitanye amabanga menshi, mukundanye, aba ari wa wundi uhishaho, aba ari wa wundi aguhishaho. Hanyuma we mwashwana azi ko ari mu makosa, agahita yitanguranwa, akagenda akabwira abantu ati buriya muntu ntashobotse. Noneho n'ukubonye wese agatinya, ku buryo n'ibyo wowe uzajya kuvuga bizaba ari imfabusa, kubera yuko bamaze kuguharabika. Ni ibintu bisekeje iyo ubyitegereje, iyo ubirebye uri umuntu utuje mu mutima, uraseka gusa nta kindi. Ariko si byo nari ngamije, ahubwo uwo mupapa, uwo mujiya, ndakomeza kumuvuga ko ari umujiya, yahemukiye ako kana, ndetse binavugwa ko nawe akana ke k'agakobwa afite ashobora kuba yaragahemukiye. Murumva aho isi igeze. Nyuma aza gupfa. Ikintu cyababaje uwo mukobwa wari uri kuri kamera, yavuga ko ababajwe n'uko yapfuye atamusabye imbabazi. None se kuki turinda gusaba imbabazi ari uko twapfuye? Kuko mwebwe abakirisitu mutubwira yuko ngo umuntu ngo atamenya ngo aho wihaniye, ngo umuntu ngo mubona ngo aho akorera ibyaha ngo ariko aho yihaniye ngo ntabwo tuhazi. Birasa nibyo.
ngewe urampemukiye, urapfuye, ntusabye imbabazi ngo hari ahandi hantu ngo wihaniye. None se uwo mupapa wapfuye amaze kwangiza abana tutazi umubare, kuko mwebwe ababyeyi bo kuri iryo torero tutashatse kuvuga, mwari mwaramuhaye abana banyu, abana bamufata nka tonto, namwe mumufata nka tonto mwiza. Abana yangije murabazi batavuze, murabazi yasambanyije, ntabwo mubazi, kandi nibyo biri aha hanze. Ibyo ni ibintu bikorwa n'abantu bo mu matorero, bo mu madini, kubera yuko batinya amaso y'abantu. Umupadiri akagushyingira umukobwa yamaze kugira ingoroji, akakwihambira akavuga ati nzagushyingira, ati nzagukorera ibintu byose n'ibi 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 n'ibi, wowe ukagira ngo ni umupadiri ushaka kukugirira neza, kumbi aguhaye nyine ntacyo mvuze. Umupasitori akakwirukira mu bintu ati rwose uri umuhungu mwiza tuzagufasha, reka tugushyingire, akagushyingira wa muntu ngo ni ukugira neza. Murumva isi turimo y'uyu munsi, warangiza ngo muzabana akaramata, akabasezeranya, ari uzi ikintu kirema aho ngaho. Uwo mujiya nawe akaba abana bawe bose yarabagize uko ntazi, warangiza ukagisa ukamwakira, ukavuga uti tonto iki, abana bakirukanka ukayoberwa ibyo ari byo, ukagira ngo ni ukubaha, ukagira ngo ni iki, kumbi abana babitsemo ubwoba, none yarapfuye. Wowe uramutse upfuye uyu munsi byagenda gute? Bavuga ibingana iki? Tuzihana twapfuye? Tuzihana twapfuye? Ntabwo gusambana ari cyo cyaha, ahubwo ni ukuguhemukira umwana ku buryo umugore kugeza uyu munsi ntarabasha kubana n'umugabo we yashatse. Bari muri process zo kujya kwivuza kugira ngo barebe nimba byakunda, umugore ujya kubona ko aratwitsarariza kubera ibikomere umuntu w'umukristo yagushyize, umuntu waragije umwana wawe. Babyeyi namwe ni inshingano zanyu, mpora mbivuga. Action yo kwiyemeza kubyara, ugomba kumenya ko umwana washyize umwana ku isi biba byarangiye, azarinda apfa, nawe uzarinda upfa ukiri umubyeyi we, uzamubazwa. Yashyingirwa akajya he, umwana ni uwawe. Abanyarwanda tugira siroga nziza ivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe. Abajene bo bafite ukundi kuntu babikoresha bitari ko, ariko wagakwiriye kufata umwana wese nk'uwawe. Noneho ukishingikiriza idini. Aba bantu b'abanyamadini batwiciye abana, muzakurikirana ibiganiro muzabona ukuntu abana bo muri no minsi bagenda bagiye mu materaniro, bagiye gusenga muri kwa kundi bararayo, byagera saa 9 nijoro bakajya mu busambanyi. Abantu basambana mu masengesho ya nijoro, bagasambana ku kiriyo, no mu kwibuka baragenda bakajya gusambanirayo. Iyo mivumo tuzayikizwa n'iki? Reka ne kubirakariramo, ahubwo nsoreshe n'isomo ryo mu Byahishuwe 3, umurongo wa 19 akubwira ngo abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Nanjye nshoshe iki kiganiro nkwifuriza ibyiza, nkwifuriza amahoro, ariko nkwifuriza rwose kubona umuntu rwose nk'uwawe, ntuhemukire umuntu. Nimba nta kifite ugirira umuntu cyiza, byihorere, nta muntu gucira urubanza ntacyo. Gira amahoro.